Iminsi simbaza ngo kakajwe bagiye he kakajwe bagiye kubwejagurira he ko tutagwerutse mu mwuka mu byumva nabyaye bicurane ndi gupfuneka nk'akanyana kakaribushi meze nk'agahinde bari kwibya maze iminsi umutwe urukundya ibicurane byabaye byinshi kubera ko hano muri Amerika hagiye kuza ibihe by'ibyiki by'imiyaga rero abantu bafite ubugegera bwinshi mu mutwe tubyara iki turwara isepfu hamwe bakarwara ubupfiniziri izo ni indwara za kera zo mu cyaro rero abantu mwibazaga ngo umuho batarazi ngo nagiye he ntaho nagiye ndahari akabi ntaho kajya ingegera zajya bakakajwe ngo yabuze video abana yabuze video mba ariko mana muri ingegera ntago nabura video mba niyo nabura video mba nafata video y'iminota 2 ndi kubabande banyoko rero ndi tayari kuguruka twagiye mu mujyi ndajya mbere guturu ducya mu muhanda turi kugenda nituragerayo abazungu tubaye banyina nitutabanyina tubaye banyoko sawa sawa mba ubu tuvugana rero nkabana ukandagiye mu muduga nkabandi gucucumuka ngiye nkuko muri kubona imihanda turi kugenda twitkunyuraho ibiti biri kugenda kera rero kiranyira umuririmbiri najyaga mbona ibiti turi ndi kugenda mu modoka tugiye wenda nko mu ntara nkabandi ibiti biri kuguruka yera narizi ko ibiti bijya bigenda hakunda kwicara kutirisha kugira ngo ndake turi kugenda rero mwamirimbiri mwe ngo ubu turi kugenda turi gucucumuka turi gukata mu makaritiye kugira ngo tugere mu mihanda hanyuma duhita tugira duhita twerekeza kwa Baritomayo kwa Biryo tujya kurya ibiryo by'abashinwa ibaze banze ko gira ko dufata video nibanga ndayifataye kumbaraga umucamanza mukuru w'ingegera akabara yinjiye mu rukiko umucamanza mukuru nkaba ninjiye mu rukiko n'amadosiye yanjye abinyemerera uyu munsi ibintu byo kuba dushinyika turaba tudashinyikamo gake turaba dushinyika ariko dusinyika nyine ka gaseko k'imihirimbiri ntago dushinyika cyane ariko muri kubona ko ninjiye mu rukiko tugiye gukatira abantu bo ikintu cya mbere ndaheraho ni video ya mbere yuko ninjira mu turongo tuberamye n'uducacaguye tw'amategeko y'ingegera mwabanje kubona ko umupasiteri yerekwa umukobwa witwa Dorimbogo ngo ari gukenyuka yego nibyo kuko gukenyuka ni uko upfuye ufite imyaka mike ku bantu mutari mubizi upfa ufite imyaka mike ubukenyutse hanyuma rero ngeze kuri video ya kabiri ni uko Dorimbogo yahise agira ute asubizanya umujinya kandi koko nanjye ingegera imbwiye kakajwi ngo neretswe uzapfukanyutse kakajwi uzapfuhennye uzapfana ipfunda mu kibuno uzakurutwa n'inkuba nanjye namusubiza nkamubwira ati wamugegera wamuhirimbiri we mwaje muhanura ibyo mubona mwaje muhanura ibiki nanjye nkamusubiza nkamubwira ati komambuzi komabere ntuzabene wanyu ndakwiyamenye ntuzagire gute ntuzagire ute ntuzigenda ari muvuga ngo mumuragose agahenera bakwe ya Uganda kagera induba naramutse mwagegera mwe mwiriwe mwamihirimbiri mwe mwarayemwo karara mu mijina mwe ingegera zibyutse zigiye kujya guhwihwina ingegera zibyutse zigiye kujya kubwera ingegera zibyutse zigiye kujya guhunahuna mu mazu y'abandi ingegera natwe duhenutse tugiye kujya fata indege tukerekera mu bindi bihugu bigiye bitandukanye mwese ndabasuhuje nga salamu alaikum wa alaikum wa barakatuh hanyuma ingegera z'abakristu twe mu mutwe dupfa mu mutima dupfa no na ruguru salama sele papa uyu munsi tugiye kwerekera mu gihugu cy'u Rwanda mvugira ngo kwa gatana zishaka mambuzi ngegera gose tugiye kwerekera mu gihugu cy'u Rwanda tugiye kubereka ukuntu urugendo rwose ruragenda rumeze ku bintu byose birabera mu muhanda ingegera zitazi indege ingegera zitazi ukuntu mu ndege bigenda ingegera zitazi ukuntu mu rugendo biba bimeze byo kurira indege n'ibiki ndaje mbahe banyoko rero mushyira hafi ayo mateleviziyo yanyu ayo matelefone yanyu mujye kuyacaginga mujye kugira ute mujye kwitegura kuko tugiye kugira ute kureba video hanyuma namwe mwangegera mwe muri Kigali nizere ko Kigali gisukuye nka kera